byose ikiraro utazibukwa muno wasanze Imana zibukwa muno wabanye n'Imana zibukwa muno wageranye n'Imana zibukwa inshuti zibaye nyinshi cyane ariko iyo nabonye ziruta zose ni umwami Yesu. Yesu ntabwo ushyigikira ibintu bigahinduka abantu bagahindura amagambo. Yesu ntabwo akubakira izina. Imana ishimwe cyane. Hanyuma abantu bambonye ari ubwa mbere mugere gutatu rero abambonye ari ubwa mbere bahore uziko hano nari nzi ko turi abasanga ndabona ndi umushyitsi. Njyewe nitwa Bavuga najyaga nyura hano kera mvuye kurangura ibigori ku Gifunzo, hanyuma nkanyura hano nigeze no kurara hano haruguru ndi umwana inzara yanyishe umugabo arambwira ati n'ubundi wino mutumikiro uzakomeza urugendo ejo. Nabaye mu buzima bubi rero ariko uyu munsi ndashima Imana agiye tugira neza. Hari umuntu waza andeba hariya haruguru tubuye ati niwe Bavuga ati niki atereka mutere inkunga ati nako reka mutwerere ngiye kuririmba rero abantu turi kuririmbana mubere
nakupenda sana. Oh Mungu, nakupenda sana. Oh Yesu, nakupenda sana. Ulichokifanya kinazidi akili zangu.
ndabayoboza munyore, abanyumva n'abambona ndababaza musubize. Nari kurira barambwira ngo hari uwamuza, inje musanga afata umuswaro waramuza. Nari nambaye ubusa barambwira ngo hari uwanyambika, inje musanga aranyambika ndanezererwa. Nanyarishwe n'inzara barambwira ngo hari uwangaburira, inje musanga arangaburira numva ndizuse. None reka mbabaze, ese nahisemo nabi? Nahisemo neza ariko umutima wanjye ubitekereza. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'umucunguzi. Nahisemo iteka ngiye kumutuza mu mutima. Nahisemo kumutunga mu butunzi nari mfite. Nahisemo neza, nahisemo neza cyane. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakinga. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakinzira. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'uwamfiriye. Nahisemo neza, nahisemo neza cyane. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakivuga. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakinzira. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'uwamfiriye. Manishimwe twahisemo neza. Bamwe banyita umusazi, abandi banyita umusizi, abandi banyita umusinzi. Ibyo sinitaho, icyo sinaza nuko nahisemo Kristo. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakisebya. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'umucunguzi. Nahisemo kumutunga mu butunzi nari mfite. Nahisemo neza, nahisemo neza cyane. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakivuga. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakisebya. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'uwamfiriye. Nahisemo neza, nahisemo neza cyane. Yesu we, nahisemo neza nubwo hari benshi bakivuga. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakisebya. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'uwamfiriye. Warakoze Yesu. Mubutunzi nunze bukira cyangwa bwinshi. Nahisemo ko umukunzi wanjye tuza kubanamo. Yaba amafaranga cyangwa se imodokari, nabona bwiriwe cyangwa se ntawuraye. Nahisemo neza ko umukunzi wanjye tuza kubanamo. Nahisemo iteka kumutuza mu mutima. Nahisemo kumutunga mu butunzi nari mfite. Nahisemo neza, nahisemo neza cyane. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakivuga. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakisebya. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'uwamfiriye. Nahisemo neza, nahisemo neza cyane. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakivuga. Nahisemo neza nubwo hari benshi bakisebya. Nahisemo iteka ngiye kwibanira n'uwamfiriye.
Icyakora mu ncamake iyo ndirimbo nyiririmba, mu minsi ishize Imana yakuye impfu 3 zihuse imbere yanjye, ikura na gereza imbere yanjye. Abantu barangambaniye kugira ngo mfungwe, cyo kuza ngeze kuri gereza Imana ica inzira naha gereza nayijiyemo. Nagiye mu gitondo saa 10 za mu gitondo, naha saa 9 z'amanywa. Ngeze mu rugo barari wanjye n'umuheto ngo bandase, bagiye kundasa hasohoka umukozi wanjye. Hanyuma aho nsohokeye umukozi na boss be bari kumwe, bose baje kundasa. Hanyuma umukozi yaka boss umuheto. Mu gitondo umukozi aza kubimbwira, mutumira ibimenyetso, azanira record igaragaza ko koko bari baje kundasa. Icyo kivuyeho bahita bategura kungonga. Bagiye kugonga, bagonga undi utari njye. Murabona iganze riva Nyakarambi uza Sagatare uzamuka Musaza. Uwo muntu bamugongeye hariya Sagatare ku mazi. Hanyuma avuye mu bitaro aza kumbwira ati burya niwe bari bagiye kugonga, baribeshya bagongwa njyewe, ariko babonye ko ari njye bangezeho, niyo mpamvu batanyishe. Hanyuma ibyo byose Imana ibidukikijemo, biba tuvuga ngo ntabwo ari imbaraga za data cyangwa se za mama, ndavuga ngo ni Yesu wabikoze. Ikindi, Imana yanyijije n'urupfu rw'inzara. Inzara yarandiye, mbonye ngiye gupfa nabi n'amakara, mpita niyahura. Niyahuye inshuro 3 narakira Yesu umwami n'umukiza, sinapfa. Ariko ubu ndashima Imana, njye wari wishwe n'inzara, njye wajyaga mvuye kwiba cyangwa mama avuye gusabiriza, mwabonye ko naje ku kamoto kanjye. Buriya mfite n'akamodoka kanjye, urumva. Hanyuma mukomere Imana icyubahiro, mukomere Imana amashyi. Haleluya! Bizabaza babwira ngo ni umunyamakuru, turamwumva tukamenya no kuri televiziyo, yababwiye ngo ibintu ntabwo ari iby'abasazi, si iby'abakene, si iby'abaciriritse, ahubwo ibintu bya Kristo. Buri wese ukeneye amahoro yo mu mutima araza akabivamo. Kandi uyu mwami yavuze ngo nigukinga nagira ukinga, niba nawe ukinga ashize urugira ukingwa imbere yawe, buri wese umwemereye ahita amukingura amarembo. Hanyuma ashyiramo niwe wagize ute, wabikoze. Niwe
ikingaza marungu munyamutakazi n'amatu bageze banabaga uri mwari uhera mu gitero kiranuka izuba rikanda rirenga abantu bagira ibigambo ariko bagira ijambo abantu bagira ijambo igihumbi akabitesha agaciro akwaye ijambo rimwe gusa ariko mwakomeye Imana amashyi mumbabarire ibintu tutazabibona yarwara akaremba umukiranutsi yahinga akarumbya umukiranutsi yacuruza agahomba umukiranutsi nyamara byanze bikunze umukiranutsi hazibuka haleluya twitabaza umunono yarala Yego. Umukiranutsi ndavuga umukiranutsi hanyuma ukiruka hano umukiranutsi ndavuga umukiranutsi ayerere umukiranutsi yazibukwa umukiranutsi abanzi baba bashi cyane umukiranutsi magambo yabamashi cyane umukiranutsi yarwara akarama umukiranutsi yahinga akarumbya umukiranutsi yacuruza agahomba umukiranutsi nyamara byanze bikunze umukiranutsi hazibukwa umutima uramwambaye winjiye Imana umutima urahamye winjiye Imana ntabwo atega ubwoba ninjamo ubwoba ntabwo atega ubwoba n'umuriro waka ntabwo atega ubwoba inzozi zisumba ntabwo atega ubwoba umuyaga ugereza Uwiteka umukiranutsi ntabwo arambirwa nyamara byanze bikunze umukiranutsi yazibukwa umutima urakomeye winjiye Imana umutima urahamye winjiye Imana ntabwo atega ubwoba ninjamo ubwoba ntabwo atega ubwoba n'umuriro waka ntabwo atega ubwoba we inzozi zisumba ntabwo atega ubwoba n'umuyaga ugereza Uwiteka umukiranutsi ntabwo arambirwa nyamara byanze bikunze umukiranutsi ariko Mana ni mwiza we oya amafaranga aragenda arakiranuka ingamiya ziragenda arakiranuka inka ziragenda arakiranuka amazu yaragenda arakiranuka ibijute biraza arakiranuka Imana ibirenge imukubira kabiri nyamara byanze bikunze umukiranutsi yazibukwa ayiwe umukiranutsi azibukwa yari umukiranutsi twese turamwemera umugore baramwanga arakiranuka inshuti ziramwanga arakiranuka amafaranga aragenda arakiranuka ingamiya ziragenda arakiranuka inka ziragenda arakiranuka amazu yaragenda arakiranuka ibishute biraza arakiranuka Imana ibirenge imukubira kabiri nyamara byanze bikunze umukiranutsi hazibukwa ayiwa Mana wakoze umukiranutsi azibukwa umutima urakomeye winjiye Imana umutima urahamye winjiye Imana ntabwo atega ubwoba ninjamo ubwoba ntabwo atega ubwoba n'umuriro waka ntabwo atega ubwoba inzozi zisumba ntabwo atega
ubwoba n'umuyaga ugereza Uwiteka kiratsinda bwarambirwa nyamara byanga bikunze umukiranutsi azibukwa ariko mana we mutima urakomeye uringiye Imana mutima urakomeye uringiye Imana ntabwo atega ubwoba ninza mu bwonko ntabwo atega ubwoba n'umuriro waka ntabwo atega ubwoba inzuzi dusumba ntabwo atega ubwoba n'umuyaga ugereza Uwiteka kiratsinda bwarambirwa nyamara byanga bikunze umukiranutsi azibukwa ariko mana rwose umukiranutsi azibukwa umuntu wasanze Imana azibukwa umuntu wabanye n'Imana azibukwa umuntu wageranye n'Imana azibukwa Hallelujah. Hallelujah. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Wakazi
koresheje ijambo rimwe gusa. Batubwiraga ngo turapfuye, nibwo batubwiye ngo turatabawe. Ubwo batubwira ngo twambaye ubusa, nibwo batwambitse iby'ubushishozi. No mu butayu tugira ngo kandi urugendo rurakomeje. Byiza mukundira Yesu, umwami wanjye watubamiye. Baduye imisuka tw'imyaka bamagufuka bavuga kandi batuvuga amagambo igihumbi. Nuko bakazuka yatesha agaciro, koresheje ijambo rimwe gusa. Ubwo batubwiraga ngo turapfuye, nibwo batubwiye ngo turatabawe. Ubwo batubwira ngo twambaye ubusa, nibwo batwambitse iby'ubushishozi. No mu butayu tugira ngo kandi urugendo rurakomeje. Yesu wanjye, Yesu wanjye, nza kunabaho. Imbere zishaka zizabura uruyenzi. Yowe kabando, wowe karabando nisinabiza. Imvura ngo nasubira inyuma. Yesu wanjye, Yesu wanjye, nza kunabaho. Imbere zishaka zizabura uruyenzi. Wowe karabando nisinabiza. Imvura ngo nasubira inyuma. Ariko Yesu uri mwiza we, wambereye akabando. Yesu warakoze, haleluya. Mane hafi icyubahiro cyane. Indirimbo yabavuze nanjye ndayikunda. Hari ahantu yavuze ngo batuvuze amagambo menshi cyane. Amen. Nanjye nibuka aho Uwiteka Imana yankuye, nibuka amagambo menshi cyane. Uwiteka Imana yarahabaye. Ibindi murakoze, Imana ikomeze bavuge. Haleluya. Ariko murabona uyu mwami atari akabando, umuntu kunabyinira Imana ku kuguru kumwe ndetse nabishobora nahita ngwa, ariko arawukubita abazimu bagashya. Imana imuhe umugisha. Murabona umuntu ufite yerekwa ritanye ry'inkoko, ubundi hari amavuta yo mu ihembe nayo mu gicuma. Aya mavuta nayo mu ihembe. Komera Imana amashyi kandi Imana iguhe umugisha. Aha.